Yes, iyi ni Mega Mind Life TV. Turi kumwe n'umutumirwa w'umunsi ni One Humble. Tuboneho kubararika ko n'indi minsi abatumirwa barakomeje, ntimuzabure mukomeze kudukurikirana muri benshi, tubagezaho byose mwifuza bijyanye n'uko mushaka. zacu igitondo cyiza nawe ikende nziza kuri mwese. Amazina ni One Humble ya bose. Muri kino gitondo tubafitiye ibyiza gusa Mega Mind Life TV twifuje kubaganiriza tubabwira ibyiza n'intego dufite muri 2022. Turabakunda cyane kandi tubahoza ku mutima muri inshuti z'akataraboneka. Mega Mind Life TV intego zacu ni ukubagezaho ibyo mwifuza kandi by'ingenzi. Murabizi ko natwe ntabwo duseka mu gakino, muradusobanukiwe neza. Bivuze ngo mwitege ibyiza cyane muri 2022. Tuhabanye n'abasaza batandukanye. Mr. Abbas yubaho, hari Dr. nawe wubahwe cyane, n'abasangirangendo nka Soso Fashion Label nabo barahabaye cyane dukontorora. Soso ni wubahwe, Cedric wubahwe, Mr. Babu, Mr. Olivis na Mr. Rugira. So Mega Mind Life TV ni TV ifite intego nyinshi cyane muri 2022 kandi mutwitege ku bikorwa bikomeye cyane. Turashaka kubageza ku rundi rwego, tubahereza ibyo mukeneye bantu bacu. Ubuzima busanzwe abantu bagenda bavuga ibintu bitandukanye, amakuru y'imyidagaduro, ku buzima bw'abantu, abafite indwara zitandukanye tubahereza, tubarangira imiti, tubabwira uko mwayikoresha, amateka y'intwari zahahise. Ibyo byose muzayibona. Bivuze ngo rero gahunda ni ukubageza ku byiza byose mukeneye. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa w'umunsi, akaba ari One Humble. One Humble. Yes, One Humble. Andi makuru Kuri meza turashima Imana, weekend ni fresh. Ariko tutabeshye tukavuga ukuri nk'uko kuri mu mitima cyangwa nk'uko bigaragara man. Wambaye papa. Turagerageza. Byagutwaye igihe kingana iki? Gusa ariko ni n'amakuru mfite ngo uri umu fashion designer. Sinzi niba bakubeshyera, niba ari impamo. Nibyo? Yeah. Yes. Reka utegure ni mu gihe ufite aho ubikura. Nta handi. Ni muri fashion. Yeah. Soso Fashion Designer bakora ibiki? Twambika abageni, twambika abantu ku giti cyabo, ushatse ko umusirimu turabigufashamo. Dukora ama decoration. Wow. Tegura amapati, baby, any party. Turayikora ikagenda fresh. Yes. Birashobora kuba hari umumama udukurikiye ushobora kuzagira baby shower, yabashaka mukazamuremera. Byose ni muri Soso Fashion Design. Abantu bakamanika. Mbese ibintu bijyanye n'ibirori, iminsi y'ibyishimo yose mwayigiramo uruhare, umuntu akishima. Neza cyane. Yes. So ubwo nahise numva intandaro yo kwambara neza kose. So abantu babifuriza iki muri iyi weekend? Ndabifuriza abagiye
ahe muronke imana ibahe umugisha mukomeze mugire ibyishimo yes iyo tubonye mutera imbere biratunezeza tukumva natwe tumeze fresh Imana iguhe umugisha wakoze kwitabira kuri Mega Mind Live TV n'ubutaha twagukenera ntuzabure ariko ndabona uri umusitari nta makuru waba ufite ku bijyanye n'imyidagaduro hari indirimbo nziza cyane ya Bulldog na Knowless na Fireman. Aba bantu rero ahantu banyuze inzira zitaziharurwa. Nitege n'indirimbo ya Ben. Hari indi agiye gusohora ariko mani bazi uri umufana wa The Ben ko nta wundi muhanzi w'isi uvuga ukavuga The Ben. Ben ndamukunda cyane ntabwo ukunda ni umuntu uca bugufi cyane kandi agerageza kubana arabazi abahanzi berekana ibintu bisa nkaho kwitanga urukundo gufasha abahanzi arabasha cyane. wakoze kwitabira kuri Mega Mind Live TV naho ubutaha turagukunda kandi nizera ko nawe dukunda turakundana cyane namwe murakoze imana ibahe umugisha yeye gukinira pasenti